Yesu nashimwe, tubahaye ikaze kuri Amavia TV, nitwa Jean de Dieu Ndacyayisenga, tugiye kuganira ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye muri kino gitondo. Reka dusenge. Mana nkuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimye cyane, bana natwe muri iri jambo kandi umugisha abaryumva none n'abazaryumva mu kindi gihe kizaza, kandi bazahererwa umugisha muri ryo, hongerwemo imbaraga n'ibyiringiro mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Reka dusome mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Imana nishimwe cyane. Aya ni amakuru ya Yobu, abantu benshi barabizi. Yahuye n'ibintu bikomeye, ariko hari ibintu bitanu yabashije guhura nabyo bikomeye mu buzima. Ikintu cya mbere Yobu yahuye nacyo, ubutunzi bwe yabubuze mu mwanya muto, mu kanya nk'ako guhumbya. Ikindi kintu cya kabiri, abana be nabo barapfa mu mwanya nk'uwo guhumbya. Ikindi kintu cya gatatu, umubiri nawo uhita umuhinduka nawo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ikintu cya kane, inshuti ze nazo ziramuta, izindi ziramuhinduka mu kanya gato nako nk'ako guhumbya. Kubera ibyo byose n'umugore we aramwihakana. Ariko nawe utekereze ano magambo n'ibi bintu byose Yobu yahuye nabyo. Ariko dore amagambo Yobu yakomeje kwatura nubwo yahuye n'ibyo bintu byose. Niwe watuye ngo haracyariho ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwe gishobora kongera kigashibuka. Nubwo ubona umeze gutyo, umeze nk'uwatemwe pe, umeze nk'igiti cy'inkokore cyatemwe, ariko Imana ishobora kongera gutuma ushibuka. Kandi Uwiteka ni ukuri yaramushibuye, yarongera amugarukaho, arongera wo kwifuzwa. Imana nishimwe cyane. Nawe nubwo uhura n'ibikomeye, ariko Uwiteka yakugarukaho, kongera ugashibuka, kongera ukishima. Ariko ndakwinginga ngo uyu munsi wongere ugira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, urihebye rwose, urababaye, wagiriwe nabi n'abagukundaga, waratawe, warahemukiwe, ntawe ukwitayeho, mbega urihebye, ushaka no kwigirira nabi, wicuza impamvu uriho. Mbega amashuka niyo az'amarira yawe, imyenda yawe niyo iz'amarira yawe. Umugabo yaragutaye se, umugore yaragutaye se, imiryango n'inshuti nabo baragutaye. Yemwe uranashakisha ariko ntubone, aho abandi babonera wowe niho uburira. Ibitekerezo byawe ntibijya bisinzira. Mbega urarushye pe. Umeze nk'uterera umusozi utajya ucyamika, ndetse ntunamanuke. Ibyuya byuzuye umutima wawe, ndetse umeze nk'aho umutima uvirirana. Ariko humura, umva iri jambo riguhumuriza rivuye ku Uwiteka wakuremye ngo humura, haracyari ibyiringiro. Humura nshuti yanjye, haracyari ibyiringiro. Ibyiringiro by'uko wazinduka amateka agahinduka. Ibyiringiro by'uko wakongera ugaseka. Ibyiringiro by'uko haleluya wakira nawe ukitwa boss mu izina rya Yesu. Ibyiringiro by'uko wakubaka urugo rw'umugisha. Ibyiringiro by'uko umutima wawe wariraga noneho wahora useka. Ibyiringiro by'uko watangira kwambara noneho Mana ukaberwa pe. Ibyiringiro by'uko wakongera ugahabwa agaciro. Ibyiringiro by'uko inshuti zagutaye zakugarukira, kandi Uwiteka yanakuremera n'izindi nshuti zirenze. Ibyiringiro by'uko wagubwa neza. Imana nishimwe.
ukabaho ubuzima bushimishije, bunejeje umutima wawe, bwuzuye ibyiringiro kandi buhora bwatura ibyiringiro. Imana nishimwe. Pawulo yaravuze ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Uko umunsi wira ntugasigare uko wari uri, ahubwo jya watura ibyiringiro bishya kandi byiza ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe reka bube ubw'ibyiringiro byo mu bumana. Haleluya! Kuko yo Imana yacu ntisaza, ntihinduka, ihoraho iteka ryose. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana yongere ikugirire, ikuremere ibyiringiro byo muri buno buzima ndetse no mu buzima buzaza. Nkwifurije ubuzima bw'ibyiringiro no kubaho ubuzima bw'ibyiringiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana nibahe umugisha kandi Imana nikomeze ibiteho. Reka dusenge Imana. Mana nkuru, turagushimiye, ni wowe wumva gusenga kw'abantu bawe. Reka iri jambo Mana rigira icyo rihindura mu mitima yabo, kandi Mana ababuze ibyiringiro baremere ibyiringiro, abari baratawe Mana wongere ubagarure mu izina rya Yesu Kristo. Bongere babone abandi bantu, bongere babone Mwami Imana ko bitayeho, kandi urukundo rwawe rutagira akagero urwo ujya ugirira abera bose Mana rubabeho. Kandi ibyo buri muntu wese yatura by'ibyiringiro Mana nziza, ubikore ku buzima bwe no ku gihugu cye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Uwiteka abahe umugisha kandi abishimire. Turabakunda, turabasengera. Amaviya TV, mukore subscribe, mukore share. Imana izajya ikomeza ibahe umugisha kandi munaheshe n'abandi umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.